Reka twongere tubifurize kugubwa neza mwese mukurikirana Possible TV 12 aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye n'amakuru ari update ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye aho tugenda tugera cyane cyane muri entertainment ndetse tukagenda tuvuga ibintu bitandukanye muri showbiz. Rero uyu munsi turagarutse, iyi ni Possible TV 12 ndetse muri kumwe na M Justin. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze kubana natwe n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye aho tugenda tubagezaho ibyegeranyo ndetse n'amakuru ari update. Rero uyu mwanya nkaba mbazaniye icyegeranyo kijyanye n'amatsinda 10 mu Rwanda yahoze azwi ahitinga, abantu benshi bagiye bayamenya, ariko uyu munsi akaba yarabaye amateka mu matwi y'abanyarwanda, bakaba batakimenya cyangwa se batakibuka ko izo groupe zigihari kuko zamaze kurangira zitagikora. Rero nagira ngo twibukiranye ibyo bihe, tugende tusobanukirwa cyangwa se tumenye ayo magroupe uko agiye akurikirana. Ni M Justin. Tugiye dutangira rero ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga groupe yabice bigacika mu gihugu cy'u Rwanda. Ni groupe navuga ngo yakoze amateka. Iyo ni groupe bita Abakimaze. Iri tsinda ryitwa Abakimaze ngira ngo ni tsinda abantu benshi bagiye bamenya, ndetse n'ubu ugeze mu mateka y'umuziki w'u Rwanda wasanga iri tsinda bita Abakimaze, wasanga abantu benshi barizi kandi barisobanukiwe kuko ryakoze ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero iri tsinda ni itsinda ryari rigizwe n'abantu babiri. Abo bantu babiri, umuntu umwe yitwaga Faruku Dinyo, ndetse yitwaga Faruku Dinyo, uwo yari umwe mu bagize itsinda Abakimaze. Umuntu wa kabiri ari Dr Jacques, nyakwigendera Dr Jacques, yitwaga Uwayezu Jacques. Rero abo nibo bari bagize iryo tsinda cyangwa se iyo groupe, aho bamenyekanye mu mwaka wa 2007 kugeza ndetse 2011, aho bagiye baboneka mu ndirimbo zitandukanye, cyane cyane mu ndirimbo nk'ikigabo cy'igisambo. Abantu benshi bazi indirimbo ikigabo cy'igisambo, ubwo n'abakiyumva mumenye ko muri kumva uwo bita Faruku Dinyo ndetse na Dr Jacques, nyakwigendera Dr Jacques. Uyu rero Dr Jacques akaba ari umuproducer wagiye ukomera cyane ku rwego rwagiye rugaragara, agiye azamuka ku rwego rwo hejuru, ndetse abaproducer bose yasanze bo mu Rwanda asa nkaho abamize. Araza arahitinga, sinema contract agiye atandukanye, ariko nyine biza kurangira asezeye ku buzima cyangwa se ashoje urugendo rwe hano ku isi. Rero izindi ndirimbo bagiye bamenyekana ni nyinshi cyane. Mabukwe, Kutiga biragatsindwa, izo ni indirimbo bagiye bamenyekanamo mu buryo bugiye bukomeye kandi ndetse bugiye butandukanye, aho bagiye bamenyekana mu ndirimbo abantu benshi bagiye bibaza ngo aba bantu baturutse hehe. Rero turi kureba amagurupe 10 yagiye akora ibintu bidasanzwe. Ayo magurupe cyangwa se ayo matsinda akaba atakiriho na bugingo n'ubu ngubu, bikaba byararangiranye n'icyo gihe cyarangiye. Tugeze ku mwanya wa 9, aho tuhasanga itsinda ryitwa TNP. Ni itsinda ry'abahanzi ryabayeho nko mu gihe cya 2010 nibwo iryo tsinda ryatangiye kumenyekana, abantu batangira kugenda bumva indirimbo zabo. Ni itsinda ryari rigizwe n'aba bahanzi bakurikira. Ryatangiye rigizwe n'abahanzi bagera kuri 3, hari uwo bita Tracy ndetse n'uwo bita Nicola, uwo bita Tracy ndetse n'uwo bita Nicola, n'uwo bita Pasi Kizito. Abo nibo batangiye iryo tsinda, ariko nyuma ukubera ko amatsinda nyine uko atangiye ntabwo ariko agenda asoza, nyuma biza kusigara itsinda rigizwe n'uwo bita Tracy ndetse na Pasi Kizito. Rero Pasi we muramizi ko ubu ngubu akiririmba, ariko Tracy we ntabwo wamenya irengero rye. Iyo groupe yararangiye nyine, irakora birarangira. Bamenyekanye mu ndirimbo zivuga ngo imisozi n'ibibaya ndetse Kamere ndetse Kamucerenge n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Iyo groupe yarakanyujijeho ndetse yagiye yerekana uburyo nayo yari igihangange muri icyo gihe cyabo. Uwo ni ku mwanya wa 9. Umwanya tugezeho ni umwanya wa 8, aho mu mwanya wa 8 amatsinda mu Rwanda yabayeho agakora ibintu bidasanzwe, ariko uyu munsi akaba yararangiye. Ku mwanya wa 8 haza itsinda ryitwaga Just Family. Just Family ni itsinda ry'abahanzi bo mu Rwanda bakoze ibintu nabo
byagiye bituma bamenyekana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho baririmbaga mu njyana ya Afrobeat, Pop ndetse na R&B. Abantu benshi bagiye bamenya Just Family. Rero Just Family yari igizwe n'abahanzi bakurikira. Itsinda ryari rigizwe bwa mbere ritangira ko hagiye habamo ibibazo, bagenda bahindura cyangwa se bagenda bashyiramo abandi bavamo. Ryari rigizwe n'uwo bita Bahati, uwo bita Kroja, uwo bita Green, ndetse rigizwe n'uwo bita Kim. Iryo ryari itsinda rikomeye cyane, abantu benshi cyane cyangwa se abanyarwanda benshi cyane muri icyo gihe cyo hambere bararizi cyane ko ryari itsinda rikomeye cyane. Rero nyuma hari igihe bamwe bagiye bavamo cyangwa se bagiye barivamo, Just Family ariko irakomeza, ariko ikomezanya n'uwo bita Bahati, uwo bita Chris cyangwa se Kroja, ndetse ikomeza n'uwo bita Jimmy. Abo nibo bakomeje muri iryo tsinda bita Just Family. Ni itsinda ryari rikomeye, ni itsinda ryari rifite imbaraga mu buryo budasanzwe. Rero abo ngabo turimo turavuga amatsinda 10 yabice bigacika mu gihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi akaba yarabaye inzozi cyangwa se akaba atakibaho cyangwa se akaba yaribagiranye, ndetse abanyarwanda bakaba batakinuka ko yabayeho. Tugeze ku mwanya waho wa 7, aho dusanga itsinda bita Kigali Boys cyangwa se Kigali Boys cyangwa se KGB. Iri ni itsinda ryakoze ibintu bidasanzwe, ngira ngo ahari mu bitaramo byagiye biba mu Rwanda, bagiye bazenguruka igihugu cy'u Rwanda, ndetse MTN yabakoreshaga mu bitaramo byayo kwamamaza. MTN nibo bahanzi navuga bafashe intera ya mbere cyangwa se babanje kuba mu bikorwa byo kwamamaza ama companies cyangwa se societe runaka. KGB yarabiciye bigacika. Yari igizwe n'abakurikira, yari igizwe no bita Sikizi, bita Gaston Rurangwa, ndetse igizwe no bita MIP Ivan Manzi, ndetse igizwe no bita Hirwa Henure. Rero iri tsinda ryagiye rikora indirimbo zagiye zijya mu mitima y'abantu benshi cyane. Hari nk'indirimbo baririmbye yatangaje abantu, hari na bugingo n'ubu uvuze ngo arasharamye, iyo ndirimbo nta muntu n'umwe utayizi. Hakaba iyo bita ngo Karaga, hakaba niyo bita Bibi. Izi zabaye indirimbo zagiye zikomera cyane mu buryo abantu benshi cyane bagiye bibaza ngo ese izi ndirimbo aba bahanzi, abantu benshi batangaraga Kigali Boys cyangwa se KGB, abantu benshi bagatangazwa n'iyi groupe. Ariko byaje kurangira abantu benshi cyane bagiye batangara, aho umwe muri bo yaje kugira gutya, yamara kugira gutya akagira ikibazo cyo kurohama mu mazi, groupe igasa nkaho irangiye gutyo. Rero iyo ni KGB, ndetse mwagiye mumenya uburyo amateka yayo ndetse n'ukuntu ibintu byagiye bigenda. Rero uko nguko niko amagurupe menshi yagiye atangira agakora ibintu bidasanzwe, ariko akagenda arangira. Tugeze ku mwanya wa 6. Umwanya wa 6, ku mwanya wa 6 tuhasanga itsinda ryitwa Tuff Gang. Tuff Gang ni itsinda ryanditse amateka mu Rwanda, ni itsinda ry'abaraperi. Ni abantu babashije gufata ibintu abanyarwanda batumvaga, babasha kubibumvisha, ndetse babasha kubibashyira mu bitekereze, babasha kubihereza agaciro. Abanyarwanda ntabwo bumvaga icyo bita injyana ya hip hop cyangwa se rap, ariko Tuff Gang yaraje ibasha gushyira mu banyarwanda imyumvire yo gukunda umuziki nyarwanda, bagakunda injyana ya rap, mu gihe abantu bavuga ngo ni ibirara. Ariko byaje kugeraho aba bantu bubaka izina ku rwego, izina bubatse ryagiye ryerekana imbaraga zikomeye cyane injyana ya hip hop yagiye igira. Iyo njyana ya hip hop rero abantu benshi cyane bongeye kuyikunda, bongeye kuyumvamo. Noneho injyana abantu bitaga ngo ni ibirara batangira kumva ko nabo bafite byinshi cyane byo kuvuga, cyangwa se abanyarwanda bagomba gutega amatwi bakumva ibyo bavuga. Rero turi ku mwanya nyine wa 6, aho tuhasanze itsinda rya Tuff Gang. Ryari rigizwe n'uwo bita Bulldog, n'uwo bita Fireman, n'uwo bita Green P, uwo bita Pifura na nyakwigendera Jay Paul. Rero iri tsinda ni itsinda ryagiye ritigisa abantu, cyangwa se abantu benshi bakagenda batekereza bati ni ibiki. Ni itsinda abantu benshi cyane bagiye bavuga bati uko byagenda kose noneho hip hop kabisa, hip hop
ibaye hip hop. Abantu benshi batangira guhereza agaciro injyana ya hip hop, ndetse batangira kuvuga bati uko byagenda kose biragaragara neza ko iyi njyana nayo igomba gushyirwa mu njyana abanyarwanda bagomba gukurikira. Rero uwo ni umwanya wa gatandatu, aho twasanze itsinda rya Tuff Gang. Tuff Gang rero ngira ngo abantu benshi na bugingo n'ubu ngira ngo bavuze Tuff Gang wabasha guhita wumva iryo tsinda rigizwe n'abari abahanzi twamaze kuvuga haruguru, ndetse mwabonye ko cyangwa se muraza kubona ko ari abahanzi bagiye bandika amateka, bagiye berekana ibintu byinshi cyane, ndetse ibyo bigatuma abantu benshi babasha kumenya umuziki nyarwanda mu buryo budasanzwe. Tugeze rero ku mwanya wundi, tugeze ku mwanya wa gatanu, aho tuhasanga itsinda bita TBB. Ku mwanya wa gatanu turasanga itsinda bita TBB. TBB ni itsinda ry'abahanzi bari bakomeye cyane, bari abasore batatu. Izina ryabo ni TBB nk'uko nabivuze, ryari rigizwe n'abasore. Umwe ni MC Tino, muramuzi, ni umunyamakuru ukomeye, ni umwemusi ukomeye mu bitaramo bigiye bitandukanye mwagiye mumubona, ndetse n'uwo bita Bobo, ndetse n'uwo bita Benjamin. Abo nibo bari bagize itsinda TBB. Rero iri tsinda naryo ryagiye ryandika amateka, imiririmbire yabo, amajwi yabo, ukuntu bagiye bitwara, bagiye binjira mu mitima y'abanyarwanda, baravuga bati kabisa iri tsinda ni itsinda rikomeye. Rero ryamenyekanye mu njyana ya R&B, hip hop ndetse na dancehall, ndetse bakoze indirimbo bita ngo narayobye, bakora mbiraba na sinzigera ngusiga. Rero ngira ngo bagiye bari indirimbo nyinshi cyane. TBB rero ryabaye itsinda naryo ryanditse amateka, ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bavuga bati uko byagenda kose kabisa noneho turemeye umuziki w'abanyarwanda hari urwego ugezemo. Tugeze ku mwanya wa kane. Uyu mwanya wa kane ni umwanya cyane twamenyemo itsinda ryitwa Active. Iri tsinda bita itsinda tugezeho riri ku mwanya wa kane. Itsinda rigizwe n'abasore batandukanye, ni itsinda bita Active. Active ni itsinda ryagiye rikora naryo ibintu bidasanzwe, aho bagiye baririmba indirimbo zigiye zitandukanye ndetse zakunzwe n'abantu bagiye batandukanye. Ni itsinda abantu benshi bagiye bavuga ati kabisa aba ni abaririmbyi badasanzwe, ariko nabo twarababuze bagiye nka Nyomberi. Rero iri tsinda ni itsinda ry'abaririmbyi b'abanyarwanda, ndetse ryatangiye kumenyekana muri 2013, cyane cyane ko buri muntu wese muri wo aba yaratangiye kugenda yiririmbana, ariko nyuma baza guhura. Iryo tsinda ryari rigizwe n'abasore, umwe yitwaga Tizo, undi Drake, undi Olivis. Bose ni abasore bagiye bakorana ibintu bidasanzwe. Active koko yabaye Active. Baririmbye indirimbo rero zitandukanye, udukoryo, afite udukoryo twishi, Active Love, ndetse bagiye bari indirimbo nyinshi cyane, Pole, Slow Down, bakoze indirimbo nyinshi cyane, ndetse bageze n'ubwo bakorana na nyakwigendera Ivan Buravan, iyo bita Slow Down, ndetse bagiye bakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero nababwira ngo twagiye tugira abahanzi, ariko turimo turavuga amatsinda yakanyujijeho cyangwa se yabice bigacika mu gihugu cy'u Rwanda, ariko yazimye cyangwa se atakibaho, yabaye amateka mu matwi y'abanyarwanda. Tugeze ku mwanya wa gatatu, aho dusanga Charly na Nina. Ni abahanzi babiri twabise nk'itsinda rya Charly na Nina. Nabo ni abaririmbyi bagiye bakora udushya cyangwa se bagiye bubaka izina mu rwego rudasanzwe. Aba baririmbyi ni abaririmbyi n'abahanzikazi, nabo baririmbye mu buryo budasanzwe. Bari bagizwe n'abakurikira. Umuhanzi umwe warugize yitwaga Charly, yarazwi ku izina cyangwa se izina rye ni Charlotte Rulinda. Undi wa kabiri bari kumwe ni Nina Muhoza, warazwi ku izina rya Nina. Ubwo ni Charly na Nina nibo bari bagize iyo duo cyangwa se iryo tsinda, cyangwa se abo baririmbyi babiri bahuye, nibo bari bagize iryo tsinda. Rero aba bahanzi bari abakobwa cyangwa se n'abahanzikazi
bagiye baririmba indirimbo zigiye zitandukanye, Indoro, Face to Face, Oma, Agatege, Try Me, baririmba indirimbo nyinshi cyane zagiye zikora amahiti. Ni abaririmbyi bari bageze ku rwego rwo kugenda bajya mu bihugu bitandukanye bakajya hanze y'igihugu. Ni abaririmbyi bari bageze ku rwego rwiza cyane rwo gukora cyangwa se rwo kuba muri uno murimo w'uburirimbyi bakawukora neza. Rero nababwira ngo twagiye tugira abahanzi benshi, gurupe zigiye zitandukanye kandi zagiye zikora ibintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi wa none zarazimye cyangwa se zararangiye nta zigihari, byabaye amateka. Tugeze ku mwanya wa kabiri, aho tuhasanga gurupe bita Dream Boys cyangwa se itsinda rya Dream Boys. Rero iri tsinda rya Dream Boys ni itsinda rikomeye cyane, ryari rigizwe n'abaririmbyi cyangwa se n'abaririmbyi babiri. Umwe yitwa Nemeye Paratini, uzi kuri Paratini n'ubundi Paratini P, naho uwa kabiri akitwa Claude Mujyanama, wo bita TMC. Aba baririmbyi rero iri tsinda ryabaye muri za 2009, ndetse bamenyekana cyane muri R&B ndetse na Afropop, aho zimwe mu ndirimbo zabo zakunzwe harimo Magorwa, harimo Sinzika, harimo Data Ninde, harimo Pesa, harimo Nikoye, Ntuzamvugane n'izindi nyinshi cyane bagiye bakora ko bakoze indirimbo nyinshi cyane. Iryo tsinda rero umwe uwo bita TMC byaje kurangira yigire muri Amerika. Paratini wari uguma muri muzika, ariko nawe ararimba, ariko iryo tsinda ryo ryabaye amateka, byamaze kurangira ko iryo tsinda ryamaze kurangira, ryamaze kuvaho. Rero tugeze ku mwanya wa mbere, itsinda ryabice bigacika. Ni itsinda ryagiye rimenyekana mu hiti nyinshi cyane cyane ko n'ubundi ayo matsinda yose twavuze yagiye agira hiti nyinshi cyane zagiye zimenyekana. Abantu benshi cyane cyangwa se abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye bamenya ibyo aba bahanzi bagiye bakora, ku buryo n'uyu munsi wa none uvuze ayo matsinda twavuze nta muntu n'umwe wasanga utazi aya matsinda. Rero itsinda riri ku mwanya wa mbere ni itsinda bita Urban Boys. Urban Boys ni itsinda ryakoze amateka, ni itsinda n'uyu munsi wa none umuntu wese wabaza Urban Boys yayikubwira. Ryakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, abantu benshi bagiye batangazwa n'ibyo abo bahanzi bagiye bakora. Rero ryari rigizwe n'abahanzi bakurikira, ryari rigizwe na Safi Madiba ndetse na Hambo Jizzo na Nizzo Kabosi. Aba ni abantu banditse amateka, ni itsinda ry'abantu banditse amateka, ndetse ryari itsinda aba nibo bagiye barimenyekanisha, ariko hari n'abandi bantu bagiye batangirana nabo mbere, ko ryari itsinda rigizwe n'abasore hafi 5. Rero ryagiye rimenyekana ririmba mu njyana zigiye zitandukanye, ndetse bagiye bandika amateka mu buryo budasanzwe. Bagiye baririmba indirimbo bamenyekanayo nka bibaye n'indirimbo yanditse amateka. Claire Wacha Claire ni indirimbo yari ikomeye cyane, iyo bita Simburabu, Tiaidai, ndetse bagiye bakora indirimbo ngo Made in Rwanda cyangwa se Take It Off. Izo zose indirimbo bagiye bakora zagiye ziba indirimbo zirurangiranwa. Rero twari turi kubabwira amatsinda 10 y'abaririmbyi b'abanyarwanda bagiye bakora amahiti cyangwa se babayeho bakanezeza imitima y'abanyarwanda, ariko uyu munsi wa none bakaba batakibukwa cyangwa se bakaba bibukwa mu mateka kubera ko ibyabo byamaze kurangira. Rero niba utarakora subscribe kuri YouTube channel Possible TV, ukore subscribe, ukore like, ushyiraho comment yawe, ubundi dukomeze tugenda tubagezaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse aho tugenda tubatumirira abahanzi bagiye batandukanye, ndetse tuzagenda tubabwira ibintu byinshi cyane. Rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore subscribe, ndetse ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu ko tujya tubishyiraho uko bukeye uko bwije. Yari M Justin, ndetse kuri YouTube channel Possible TV 12, ukore subscribe kandi ugume in touch, ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu, ukomeze ugubwe neza. Ciao ciao.